Tugiye gukomeza na gahunda yo kwiyandikisha kuri mifotra. Urubuga rwa mifotra ni urubuga abantu bose bakeneye akazi ba applyinga banyuzeho. Niyo mpamvu muri aka kanya tugiye gukomeza. Twari twagarukiye ubushize kuri step yo twabaye successfully, batubwira ko bazatwoherereza email yo gukonfirma. Ahangaha turajya kuri Gmail account. Twari twafunguye email kuri Gmail, ushobora kuyifungura ukoresheje Yahoo cyangwa se Hotmail cyangwa se indi email iyo ari yo yose. Turaza hano kuri gmail.com. Ahangaha nituyifungura turaza kubona ubutumwa bugufi bwoherejwe na Recruitment. Uraza bimeze gutya, urabona ahangaha handitse administrator complete registration process. Bishatse kuvuga ko batwoherereje link yo gukirikaho kugira ngo twuzuze registration yacu. Ahangaha turayibona tumaze kuyifungura, uyikirikaho cyangwa se ukayikopiya hano hejuru, ugafungura new link, ukaza ukayipestinga hano hejuru. Turaza tuyikirikeho, dutegereze process. Ahangaha murabona hano hejuru haranditse confirmation success. Bishatse kuvuga ko registration yacu yabaye successful. Nkuko mubibona successful registration. Turaza hano tujye kuri login, tuze dushyiremo email address yo twari twafunguye nka username, twakoresheje iyi ngiyi. Dushyiremo password, turangiza dukirike login. Turayacuzinga hano, turayacuzinga save cyangwa se never. Iyo computer ari yawe ukoresha save, iyo atari yawe ukoresha never. Ahangaha ni mu rwego rwo kubika password ndetse na username kugira ngo ubutaha bitazongera kubigusaba ujye ukirikaho. Ahangaha aho turajya kuri profile. Kuri profile tuba dukeneye ibintu by'ingenzi. Ahangaha ibintu by'ingenzi ni ibintu bitatu: diplome na ID, phone number ndetse na references. Iyo ufite ibyo bitatu urapplyinga bigakunda. Ahangaha turaza kuri edit general data, tuze dushyireho amazina. Turahitamo niba uri Mr cyangwa se Miss, demo sex, for example choose female, hanyuma ushyiremo amazina yawe. Urugero Uwera Claudine. Nyuma tuze ID twayikoresheje iraza irimo, niba atariyo turayihindura. Mu gihe atariyo turayihindura, uhitemo igihe wavukiye, umwaka n'itariki n'ukwezi. Ahangaha turahitamo, uhitemo niba uri married cyangwa se divorce, etat civile yawe. Niba uri umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga, aho utuye, iyi ni location aho utuye. Hano hari Kigali, urahitamo ibindi. Niba udatuye Kigali, noneho niba ufite ubumuga nabwo byo ubivuge, hanyuma uze kuri save. Urabona byamaze kujyaho. Ahangaha nk'uko nababwiye twibagiwe gushyiraho nimero za telefone, kandi mu bintu by'ingenzi cyane ziba ari iz'ingenzi, ndetse na social security number RSSB number mu gihe uyifite. Mu gihe utayifite urahihorera nta kibazo. Turaza dushake ahanditse
nimero za telefone ngaha haba handitse phone number tuze tuzishyireho. Iyo umaze gushyiraho nimero za telefone na RSSB mu gihe uzifite urongera ugasevinga. Bishatse kuvuga ko ahangaha wajya ubihindura mu gihe runaka, uretse ko hari bimwe biba bidahinduka. Ahangaha handitse document type, dushyiraho impamyabumenyi cyangwa ndetse n'indangamuntu. Ni ibintu bibiri gusa, nta kindi dushyiraho impamyabumenyi n'irangamuntu. Turaza tugakirika kuri add new document. Hano ducuzinga niba ari degree, niba ari diploma, ni certificate. Ushobora kuba ufite certificate, diplome cyangwa se degree, bachelor degree, uhitamo icyo ushaka. Ahangaha reka tubanze identification mu mwanya wa ID. Turaza kuri choose, dushake aho irangamuntu yacu iherereye. Mu gihe tuyifite iri hard copy turayisikana, mu gihe tuyifite iri soft copy tukashaka aho iherereye. Ahangaha twayishyize kuri desktop, choose ID, then upload. Ahangaha mbibutse format igomba kuba iri muri PDF. Ntabwo format ari ifoto, ntabwo ari document nka Word, ahubwo format ni PDF document. Ikindi nababwira ni uko size igomba kuba iri munsi cyangwa se ingana na kilobyte 200. Iyo bimacinga uraza hano kuri upload, nyuma iyo imaze kuba uploaded haza view na delete. Delete ni ukuyikuraho washyize nk'itariyo, view ni ukureba niba igaragara mu gihe wayishyizeho. Urategereza mu gihe wakanze kuri view. Hanyuma iyo umaze gukanda kuri view, haza ahantu urayirebera, ukihangana gatoya kugira ngo iri kugira ngo igaragare. Tegereza akanya gatoya. Ahangaha mbibutse tugira dokima ebyiri, hari ID ndetse na degree. Ibyo nibyo bijyaho, nta CV, nta ikindi kintu runaka dushyiraho. Baba badusabye dokima z'ingenzi ebyiri. Nyuma iyo umaze gushyiraho ID yawe, ushyiraho na degree muri bwa buryo twabonye. Uko ushyiraho degree ni nako ushyiraho ID. Uraza n'ubundi kuri add new document, ukaza degree cyangwa se certificate cyangwa se diploma, icyo ufite nicyo ushyiraho bitewe n'ubwoko bwabyo. Nyuma ukaza gushaka aho wabibitse. Twayibitse hano kuri desktop, nyuma ugakirika open, then ukaza kwemeza upload, ugategereza. Twakomeje na gahunda yacu. Aho twari tugeze kureba uburyo bongeraho reference. Ukirika ahantu handitse add a referee, ugategereza. Nari maze kubabwira ko uhitamo ari umukoresha wawe, ari umwarimu wawe cyangwa se umukoresha wawe wa nonaha. Uhitamo ushaka, wandika n'izina rye. Twari twahisemo iri.